ibi bintu byageze iwacu no mu matorero yitwa y'ububyutse, amatorero ya Giporoso, amatorero ya Gipantekote, biragenda noneho bikora ibara, kuko bo ntabwo bashyizeho nibura umupapa umwe. Oya, uyu munsi umuntu arabyuka akumva ahamagariwe gushinga idini, muri iryo dini akababayemo papa, akababayemo dadi, akababayemo mami, akaba abayemo igitangaza gikomeye cyane. Uramutse uvuze kuri kanaka umukuye muri iri dini, nta dini ryaba rigihari. Ngaho fata Branham umukure mu Branham, arasigara iki se? Ku itorero ryubatse kuri Kristo no kuri Branham. Fata uwitwa Baha'u'llah umukure mu Bahayi, harasigara iki se? Ku itorero ryubatse kuri Baha'u'llah ushobora kuraranganya amaso mu Rwanda ugatunga urutoki itorero rifite izina, ariko umuntu yahita akubwira ngo ni kwa kanaka. Kubera iki se? Umwana uri iwabo ngo avuna umuheha bakamwongeza uwa kabiri. Ntabwo ugenda wigana ibyo abari iwabo bari gukora, kubera ko hano muri iyi si hari abantu bahafite umugabane, twebwe nta mugabane wacu tuhafite. Ibintu bibiri bishobora kukwereka inyigisho z'abadayimoni zinjiye mu itorero zizanywe n'imyuka iyobye. Uzasanga barangwa n'ibintu byo kubuza abantu gushaka, ahandi usange barangwa n'ibintu byo kuziririza ibyo kurya, ibintu ntukaryeho, ntukarye ziriya nyama, ntukarye bene izi mboga, ntukarye. Ibyo byose Bibiliya itweretse ko ni inyigisho z'abadayimoni, ariko ikizatuma zemera nuko zifite imyuka iyobya izikomeza. Ngo ikikwereka ko umuhanuzi ari umuhanuzi w'ukuri nuko ibyo yahanuye bisohora. Icyo ni kimwe mu byabikwereka, ariko ntago gihagije, kuko icyo kibaye gihagije, umuhanuzi ukomeye twaba twaramenye ku isi ni umugore Pastor Musisi akunda kutubwira, yitwa Alice Bailey. Uriya mugore we ibintu yahanuye bikurikirana uko yagiye abivuga, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kuko ni umuhanuzikazi wa mondialisme nyine, ni umuhanuzikazi wa Illuminati. Noneho abapanga gahunda nabo bagendera ku buhanuzi yabahaye. Ni nkuko namara kumenya biriya bintu, narangiza nkashinga idini ry'abantu bazajya boga amavuta. Avuga ko utazajya yoga amavuta ari umunyabyaha, adashobora kuba muri twe. Koga amavuta ni byiza, ariko ntago ari doctrine waheraho ushinga idini cyangwa itorero. Nibi rero byo kurya inyama niko bimeze, nibyo kurongora daboro. Wibuke Paulo yigeze kubabwira ngo umugabo ntabwo ushobora kuzana doctrine ibuza abantu gushaka ngo uvuge ko iyo doctrine ivuye ku Mana. Oya, ntiwazana doctrine ibuza abantu ibyo kurya bimwe na bimwe ngo uvuge ko ivuye ku Mana. Inyigisho ya mbere y'abadayimoni yaje ikomezwa n'imyuka iyobya ni inyigisho yo kuvuga yuko itorero Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, aho mwaba mudukurikiye muri n'ibyo mwaba mudukurikiye murimo, kandi nongera kubaha ikaze kuri Ayalon TV mu kiganiro cyanyu cyitwa Menya Nibi, aho tugiye gukomeza ku ngingo ivuga ngo ijuru n'amajuru. Jewe rero mugiye kubana nitwa Clarisse Kampire, tukaba tugiye gukomeza aho twari tugeze mu kiganiro ijuru n'amajuru. Ubushize twasaga naho twashoje ijuru rya kabiri, tugomba kwitegura kwinjira mu ijuru rya gatatu, ariko bitewe n'ibibazo abantu benshi babajije, ibibazo byerekeranye n'ijuru rya kabiri, cyane cyane ku nyigisho z'ibinyoma zinjiye mu itorero, zinjiriye zidaturutse ku mwuka w'Imana, ahubwo ziturutse ku yindi myuka iyobya. Uyu munsi rero turaza kuba turimo gusubiza ibibazo abantu bagiye babaza, kugira ngo ntaza kugenda nsoma ikibazo kimwe kimwe. Nakoze ikintu nakwita nka senteze cyangwa uruhurirane, incamake y'ibibazo abantu babajije, mbiteguramo inyigisho ngiye kugerageza kubasangiza mu kanya dufite. Nintayirangiza tuzayikomeza ikindi gihe tuyisoze, ariko ndizera ko Imana iri bubane natwe nibura tukagira aho tuyigeza. Mbere rero yuko twinjira muri aka kanya, mureke dusenge Imana ubundi dukomeze n'ijambo ryayo. Ndagushimiye Mwami wanjye kubwo ijambo ryawe ryiza wandikishije,
mwami wacu waratubwiye muri Luka, uratubwira ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Uwiteka mwami, ntago tuzabasha gushyikira ukuri, ntago tuzabasha gushyikira umwuka, ntago tuzabasha gushyikira ubugingo tutaragwiza ijambo ryawe mu mitima yacu. Ndasengera rero aka kanya tugiye kumara tuganira ijambo, reka ribe iryo kuduhumuriza, ribe iryo kuduhembura, kubera ko mwami warandikishije uravuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kutamenya. Uwiteka, kutamenya ijambo ryawe bituma tuyoboka inyigisho zose z'ibinyoma. Uwiteka, nkuko tubyerekwa n'ijambo ryawe tukazisangamo, ariko noneho ndasenze kugira ngo iri jambo ryawe ritubere itabaza ry'ibirenge byacu. Mwami wanjye, utumurikishirize ijambo ryawe, bitume tumenya aho dushyira ikirenge, tugende dushyira ikirenge aho ukuye icyawe. Bana natwe muri aka kanya rero, ufashe imitima yose tugiye kubana hano, kandi mwami Imana, buri wese mu ngorane ari kunyuramo, zaba ingorane z'umubiri, zaba ingorane z'umutima, ndasenze kugira ngo ahabwe guhembuka n'umwuka w'Imana. Bana natwe mwuka w'Imana, ntaba ari twebwe, ntaba ari jyewe, ahubwo ndasenze kugira ngo umpe kuvuga rwose nk'uwambaye Kristo aba ari uvuga mwami, nanjye nigane nabo tugiye kwigana. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami wanjye, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Tutarinjira rero muri iri jambo, ndagira ngo dusome mu gitabo cya Timoteyo ibice byaho 4, turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. 2, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo zimeze nk'iz'ubushye. Ubu ni ubuhanuzi Pawulo yari arimo aha umuhungu we Timoteyo mu buryo bw'umwuka. Aramubwira ngo umwuka ibingibi bivuga yeruye, nta gukekeranya, ngo mu bihe bizaza abantu bazagwa bave mu byizerwa. Kubera ko mu byizerwa hari icyo bidusaba, hari igihe kuba mu byizerwa bidusaba iteka kwikorera imisaraba yacu kugira ngo tubashe gukurikira Kristo. Iyo rero dutangiye kugwa tukava mu byizerwa, dutangira kuyoboka agakiza katagira umusaraba, dutangira kuyoboka agakiza katagira sanctification, katagira kwezwa, tukagenda tugwa gahoro gahoro mu mitima yacu. Twamara kuva mu byizerwa, tukagenda dukurikira abigisha b'ibinyoma, kandi bo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima zimeze nk'iz'ubushye. Bibiliya kwita izi nkovu ko zimeze nk'iz'ubushye, nuko mu by'ukuri inkovu y'ubushye nta muntu ushobora kuyihisha. Inkovu y'ubushye niyo nkovu mbi ya mbere ibaho. Iyo umuntu yahiye, usanga ahantu yahiye hatutubikanye ku buryo bigaragara, nta nubwo wirirwa wibaza uti uyu muntu byamugendekeye gute. Ariko kubera ko nubwo bafite izo nkovu zimeze nk'iz'ubushye z'ibyaha zigaragara, ariko inyigisho bazanye zo ni inyigisho z'abadayimoni kandi zikomezwa n'imyuka iyobya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyigisho nibura nka 7 z'abadayimoni zikomezwa n'imyuka iyobya. Niwo mutwe nahaye ijambo tugiye kuganiraho, inyigisho z'abadayimoni zikomezwa n'imyuka iyobya. Mbere yuko twinjira muri izi nyigisho, ndashaka kubanza kubibutsa amagambo twaganiriye aboneka muri Mariko 16, aho twabonye uburyo itorero ry'umwami wacu rivuka. Nta gitorero rijya rivukira mu myuka y'ubuhanuzi, oya. Itorero iteka rivukira ko abigishwa cyangwa intumwa z'umwami zahagurutse zikagenda zibwiriza ubutumwa bwiza. Hahantu babwirije ubutumwa bwiza hakava abihana bakaba itorero ry'umwami. Ariko ntago hazi ikintu cy'umwuka w'ubuhanuzi ngo bavuga ati ubu rero umwuka yatubwiye ibindi bintu bishya intumwa zitabwirije, abahanuzi batahanuye, biterekeranye n'isezerano rishya ngo tubigenderemo. Icyo gihe haba hinjiye inyigisho z'abadayimoni kandi zikomezwa n'imyuka iyobya. Iyo ukomeje hano ku murongo wa 3, batanga urugero rw'izo nyigisho n'ikizaba kiziranga. Icyambere
nuko ngo bazaba babuza abantu kurongorana. Ugasanga hadutse inyigisho zivuga ngo kugira ngo ukorere Imana nuko ubutararongoye, nuko ubutararongowe, bagatangira kuziririza gushaka abagabo no gushaka abagore. Waba warashatse umugabo cyangwa warashatse umugore, ukaba hari imirimo yitwa iyo muri iryo torero utemerewe gukora. Kugira ngo ibyo bintu bikunde, nuko iyo nyigisho y'abadayimoni iba yazanye n'imyuka iyobya yo kuyikomeza. Icya kabiri nuko ngo bazaba baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Ikindi kiranga bene izi nyigisho nuko uzasanga ziza hari ibintu by'imihango, ibyo kurya, imigenzo baziririza ngo kugira ngo abizera ngo bakagombye kubirya bashima, ahubwo bakabiziririza kuri ibyo. Mu by'ukuri niryo tandukaniro rya doctrine na discipline. Ntago ibintu byose kubirya ari byiza, ariko ntushobora gufata ikintu cyo kurya ngo ukigishe nka doctrine ubugingo bushingiraho, ntibibaho. Kubera ko doctrine yo ishingiye ku kwizera umwami Yesu. Hanyuma wamara kwizera umwami Yesu ugahabwa amategeko y'umwuka mu mutima wawe, amategeko tubona Imana yasezeranyije ubwoko bwayo muri Yeremiya igice cya 31 uhereye ku murongo nk'uwa 27 gutyo ukamanuka hasi. Imana ibasezeranya isezerano rishya ridafite aho rihuriye n'isezerano yasezeranye na basekuruza ubwo bavaga mu butayu. Mwibuke mu isezerano yasezeranye na basekuruza bava muri Egiputa, bagenda banyura mu butayu kugera bageze i Kanani. Mu byo yababujije harimo ibyo kurya yaziririje, ariko ibyo ngibyo ntabwo bigira aho bihurira no kwizera. Iyo tugeze muri doctrine ishingiye ku kwizera, ni isezerano tutemerewe kugira ibyo tuziririza, kubera ko ntabwo tugifite amategeko y'inyuguti, dufite amategeko y'umwuka. Turaza kubirebaho kuko Bibiliya iravuga ngo inyuguti ziricisha, ariko umwuka we atanga ubugingo. Rero ibintu bibiri bishobora kukwereka inyigisho z'abadayimoni zinjiye mu itorero zizanywe n'imyuka iyobye. Kimwe muri byo uzasanga barangwa n'ibintu byo kubuza abantu gushaka, ahandi usange barangwa n'ibintu byo kuziririza ibyo kurya, ibi ntukaryeho, ntukarye ziriya nyama, ntukarye bene izi mboga, ntukarye ibi. Ibyo byose Bibiliya itweretse ko ni inyigisho z'abadayimoni, ariko ikizatuma zemera nuko zifite imyuka iyobya izikomeza. Icyatumye rero twifuza kuganira kuri izi nyigisho z'abadayimoni zikomezwa n'imyuka iyobya nuko abantu benshi bagize ikibazo cyane kuri kabale juive, bibaza uburyo babasha kudetekta izi nyigisho cyangwa se abantu abakozi b'Imana bakorana n'iyo kabale juive. Impamvu kabale juive kuyidetekta bigoye nuko ubwayo yavutse yitwa ko ivukiye mu byanditswe byera, yitwa ko ivukiye mu isezerano rya kera no mu bitabo bitanu bya Mose. Uti yavutse ite rero? Ndumva narabinyuzemo ubushize. Yavutse mu by'ukuri haduka abantu bemeza yuko Mose yahawe amategeko yanditse, ariko ngo ahabwa n'andi mategeko ari oral batari bemerewe kwandika, ahubwo bagombaga guhana de génération en génération. Ibyo bintu rero bihinduka une façon yo kwinisiya abantu mu bintu wakwita occultisme, kubera ko bo bemezaga ko nta muntu wabasha gusohoza amategeko yanditse adafite amategeko ari oral. Bituma rero abantu bishora mu bintu bya kabale, batangira kujya bahana ayo makuru, ariko ntago yari amakuru, ahubwo iteka ajyana n'imigenzo, ajyana n'ibintu biri by'ibimenyetso, ukuntu ibintu by'amabendera, ibintu by'udusinye nka kuriya n'abafuramaso mubona bakoresha ibintu by'amasinye. Abantu babaye abaskuti barabizi, hari ibintu bagiraga bita amapiste. Mu baskuti bigisha amapiste ku buryo uri bukurikire piste ukagera ahantu ugiye. Nuko rero ibintu byose biri mystike bikora mu buryo
bw'amasembole, bw'amasinye, ku buryo abantu barinisiye muri ibyo bintu babasha kubona ayo masinye n'ayo masembole bakamenya icyo bivuze, akaba yakwakira mesaje. Ariko umwami Imana yigeze kuvuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kutamenya. Bariya abantu ubwabo bashobora gukominika hagati yabo kuko barinisiye bakamenya icyo bari kubwirana, ariko noneho wowe bari kubikoreraho utabizi, ukaba wagwa muri byo uzize kutamenya, uzize kutiga ijambo ry'Imana, uzize kutamenya isano iri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, bityo ukagenda ukurikira ibintu bimeze nk'aho ari ihishurirwa umukozi w'Imana yagize, akaza akabwiriza ku isezerano rya kera ukumva yahishuriwe birakomeye, byahebye ukajya. Nta hishurirwa ntaryo, biriya bintu byose baba barabyize muri Talimudu. Noneho Talimudu ni ibitabo bafashe donc banditse ibitabo bisobanura Torah, bisobanura amategeko yose ya Mose, ariko noneho bo bemeza ko aya mategeko ya Mose ukuntu yanditse ngo ni mu buryo buri mystike, ku buryo buri jambo rifite icyo risobanuye, ku buryo bo iyo binjiye muri izo initiation zabo, muri izo mysticisme zabo, bigenda nyine bibaha imbaraga, bakaba abarozi bakomeye, bakaba abapfumu bakomeye, bakaba abantu yahagarara hano akareba muri fitire. Niyo mpamvu ibintu by'ubuhanuzi byandabonye, byandagukijije, byangize gute, Imana irabikora, ariko si byo bitugaragariza ko umuntu akorera Imana. Imana, umwami Yesu yaratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuri uwo munsi ngo benshi bazaza bambwira ngo mwami mwami, twarahanuye mu izina ryawe. Uziko muri kiriya cyanditswe Yesu atabavuguruza ngo ababwire ngo ya ntimwigeze muhanura mu izina ryanjye. Oya, rwose bazaba barahanuye kandi bajye banavuga ko bari guhanura mu izina rya Yesu, ariko Bibiliya uwo nguwo imwita Yesu wundi. Yesu wundi azaza yisanisha na Kristo. Niho Yesu nawe yavuze ngo nibababwira ngo araha ntimuzajyeyo. Oya, ntimuzajyeyo kuko abazaza biyita jyewe ni benshi cyane, abazaza biyita Yesu ni benshi, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Nkunda cyane kuvuga ku kintu cyo guhishurirwa Kristo, kuko umuntu wahishuriwe Kristo, ikintu cya mbere kimuranga nicyo cyarangaga Yohana Umubatiza nyuma yo kumera nk'umuranga akereka abantu Kristo, ngo yaravuze ngo uwo agomba gukuzwa naho jyewe nkagabanuka. Rero iyo ushaka ko Kristo akuzwa nawe ugakuzanwa nawe, biba bitangiye gupfa burya, kuko Yesu yaravuze ngo uwicisha bugufi nzamushyira hejuru, ariko uwishyira hejuru uwo nguwo we azamanuka, kuko iteka kwishyira hejuru kubanziriza kugwa. Rero hari abantu bagiye binjira muri twe, basesera muri twe nk'uko ijambo ritubwira ngo abo bahoze muri twe ariko ntibari abacu, hanyuma bagerageza gushaka izindi mbaraga, ubundi butware, ubundi bushobozi. Bamaze kubibona bagaruka bihinduye nk'aho ari abantu bamwe bo muri twe kandi baravuye muri twe kera. Hari igihe nkunda kubona abantu bajya impaka ku bantu b'abahanuzi, ngo ikikwereka ko umuhanuzi ari umuhanuzi w'ukuri nuko ibyo yahanuye bisohora. Icyo ni kimwe mu byabikwereka, ariko ntabwo gihagije, kuko icyo kibaye gihagije, umuhanuzi ukomeye twaba twaramenye ku isi ni umugore Pasiteri Musisi akunda kutubwira, yitwa Alice Bailey. Uriya mugore we ibintu yahanuye bikurikirana uko yagiye abivuga, kimwe ku kindi, kuko ni umuhanuzikazi wa mondialisme nyine, ni umuhanuzikazi wa Illuminati. Noneho abapanga gahunda nabo bagendera ku buhanuzi yabahaye. Icyo yakoze uriya mugore ni uko ataje ngo avuge ko ubwo buhanuzi abukuye ku Mana, ariko iyo aza akavuga ko ubwo buhanuzi yabuhawe na Yesu, ubu uyu munsi idini rye riba ryuzuye no hejuru. Ariko kuko hariho abantu bibwira ko itorero rya Kristo rishobora kuvukira mu myuka y'ubuhanuzi. Oya, Imana itanga ubuhanuzi ariko ibuha abana bayo basanzwe bari mu itorero n'ubundi. Ariko
iyo Imana cyangwa icyiyisi Imana kiguhaye ubuhanuzi buje ngo kugira ngo utangize indi myumvire, ijambo rivuga ko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi bose kugera kuri Yohana Umubatiza bahanuraga Kristo. Ibyo bahanuye byagombaga kuzurira muri Kristo. Nta n'umwe utarahanuye ko Mesiya azaza. Niyo mpamvu twubatse ku rufatiro rwabo nyine. Hanyuma tukaba twubatse ku rufatiro rw'intumwa kubera ko nizo Kristo yahaye, nizo yahaye ubwo butumwa, nizo yasobanuriye ubwiru bw'ubwami, nizo yasobanuriye buri kimwe cyose tugomba kugenderaho. Iyo rero haje undi mwuka w'ubuhanuzi uvuga ibintu abahanuzi batahanuye ko bizaba mu isezerano rishya, ukavuga ibintu intumwa za Kristo ubwazo zitigishije, ibyo bintu biba bivuye kuri Yesu wundi. Hanyuma rero tudatinze ndagira ngo turebe izi nyigisho z'abadayimoni zinjiye muri twebwe kandi zikaza zikomezwa n'imyuka iyobya, bigatuma koko zikomera abantu bakaziyoboka ari nyinshi. Ni inyigisho nyinshi, ndaza kubivuga nihuta. Kimwe mu biziranga uzasanga nyine babuza abantu gushaka, kubaka ingo. Ikindi uzasanga baziririza ibyo kurya, ugasanga ni imwe muri doctrine bubatseho kandi tubonye ko ari ikintu kidashobora kuba doctrine. Yenda ni discipline y'ababihitamo. Ushobora gushinga ishuri ukigisha abantu, reka mbaho urugero, nigeze kuvuga ku bintu byo gutunganya imisatsi, mvuga ku bintu byo koga amavuta n'iki, kandi nsobanura uburyo n'amasabune atwicira umusatsi. Biriya ni ubumenyi bwiza namenye ku ruhande, ariko ntabwo bufite aho buhuriye na doctrine ya Gikristo. Ni nk'uko namara kumenya biriya bintu narangiza nkashinga idini ry'abantu bazajya boga amavuta, nkavuga ko utazajya yoga amavuta ari umunyabyaha, adashobora kuba muri twe. Koga amavuta ni byiza, ariko ntago ari doctrine waheraho ushinga idini cyangwa itorero. Nibi rero byo kurya inyama niko bimeze, nibyo kurongora daboro. Wibuke Paulo yigeze kubabwira ngo umugabo yiganyira iby'umugore we, ngo n'umugore akiganyira iby'umugabo. Ariko ingaragu yari arimo yerekana uburyo gukorera Imana uri ingaragu byoroshye, ariko ntiyigeze ashyiraho iyo doctrine, kubera ko ni ikintu cyiza yamenye ku ruhande. Yamenye ko iyo uri ingaragu uba uri libre, ushobora kugenda biroroshye. Yarabimenye koko, ariko ntago ari doctrine wazana ngo uje kuyubakiraho itorero. Ntabwo ushobora kuzana doctrine ibuza abantu gushaka ngo uvuge ko iyo doctrine ivuye ku Mana. Oya, ntiwazana doctrine ibuza abantu ibyo kurya bimwe na bimwe ngo uvuge ko ivuye ku Mana. Ibyo tubisomye rero ku bashaka yenda nko kubyandika muri Timoteyo wa mbere ibice byaho 4 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 4. Ndagira ngo tunyure muri izi nyigisho vuba vuba twihuse kugira ngo umwanya nudukundira tuze noneho gusoreza kuri ya kabale juive. Inyigisho ya mbere y'abadayimoni yaje ikomezwa n'imyuka iyobya, ni inyigisho yo kuvuga yuko itorero ryubatse ku muntu. Iyi nyigisho ikunda guhera ku cyanditswe kiri muri Matayo 16 uhereye ku murongo wa 15 kageza 19, aho Yesu yabazaga ngo mbese abantu bavuga yuko ndindi. Hanyuma ngo Petero aramusubiza ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramubwira ngo urahirwa Simoni mwene Yona, ngo kuko inyama n'umubiri atari byo biguhishuriye ibyo ngibyo, ngo nuko nguru urutare, ngo kandi kuri urwo rutare nanjye nzubakaho itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Aho hantu havuye inyigisho y'ubuyobe ikomeye cyane ivuga yuko itorero rya Kristo ryubatse kuri Petero, kugeza ubwo hari abantu kugera uyu munsi ngo bicaye mu ntebe ya Petero. Ariko mu by'ukuri iyo usomye aya magambo, cyane cyane nko muri Bibiliya y'Ikigiriki, bakoresheje amagambo abiri. Yesu yaramubwiye ngo uri Petrosi, bivuga ngo uri Petero, uri ibuye. Noneho arongera ngo kandi kuri Petra ku rutare nzubakaho itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Petrosi ni Petero nyine niwe wiswe ibuye, hanyuma Petra ni urutare rwitwa Kristo. Ibi bintu tunabihamirizwa Dayeri na Petero ubwe. Iyo usomye muri Petero wa mbere ibice byaho 2,
usomye ku murongo wa 4 n'uwa 5 ubona ko Petero nawe azi neza ibuye Yesu yavuze azubakaho itorero rye iryo ari ryo. Ntago ari Petero ahubwo ni Kristo ubwe. Wumve ukuntu atubwira muri Petero wa mbere uhereye ku murongo wa 4 w'igice cya 2 ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe rero mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Umva ryabuye batubwira ko ari ryo itorero ryubatseho, noneho rirahindukira rikatubwira ibuye rizima itorero rikwiye kubakwaho, kandi noneho rikanadusaba ngo natwe twubakwe nk'amabuye mazima. Ofete Petero ikintu yarushije abandi bigishwa bose bari hariya nuko niwe wabaye ibuye rya mbere ryahishuriwe ko Kristo ari we Kristo koko, ko Yesu ari we Kristo. Kuko ibyo ngibyo iyo bihishuriwe ubu uteye intambwe ya mbere yo kubakwa kuri we nk'ibuye rizima. Icyo kintu rero cyavuyemo inyigisho iyobya, inyigisho y'abadayimoni kandi izikomezwa n'imyuka iyobya. Ahubwo Petero wavuga ko ari imfura mu mabuye yubatswe kuri Kristo. Amaze kwimenya nk'imfura muri ayo mabuye, asigara arimo aduhamagarira natwe abizeye Kristo ngo tube amabuye mazima, twubakwe kuri urwo rutare. Iyo usomye mu Abakorinto ba mbere ibice byaho 3, ndasoma umurongo wa 11. Pawulo aravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Kristo Yesu. Urufatiro ni fondasiyo ikintu cyose cyubakwaho. Hano rero Pawulo aratubwira ko nta rundi rufatiro umuntu ashobora gushyiraho uretse urwashyizweho, kandi urwo rwashyizweho ntago ari Petero, urwashyizweho ni Kristo Yesu. Ntago rero mu by'ukuri iki kintu ari icy'ukuri cyo kuvuga ngo itorero ryubatse ku muntu, itorero ryubatse kuri Petero. Ibi bintu iyo witegereje ofete iyi nyigisho bayita fathership, iyi doctrine bayita fathership. Iyi doctrine ni doctrine bamwe bubatse kuri Petero. Ubu uyu munsi hahora hari umuntu uri mu mwanya wa Petero, akaba ari nka data wa bose, akaba ari se wa bose, kandi ari uwera, nta wamuvugaho, nta wamukoraho komantere. Ariko ibi bintu byageze iwacu no mu matorero yitwa y'ububyutse, amatorero ya Giporoso, amatorero ya Gipantekote, biragenda noneho bikora ibara, kuko bo ntabwo bashyizeho nibura umupapa umwe. Oya, uyu munsi umuntu arabyuka akumva hamagariwe gushinga idini, muri iryo dini akababayemo papa, akababayemo dadi, akababayemo mami, abayemo igitangaza gikomeye cyane, abaye nk'urufatiro idini rigiye kubakiraho, itorero rya Kristo rigiye kubakiraho, ku buryo haramutse habaye ikintu uriya muntu akaba yapfa kuko bibaho, cyangwa se akagira ikibazo, iryo torero byanze bikunze rirahungabana. Kuko urufatiro yashyizeho si Kristo gusa, yashyizeho urufatiro rwa Kristo nawe, ku buryo ndetse ububona arusha agaciro Kristo muri iryo torero. Kuko iyo aba atarusha agaciro Kristo muri iryo torero, ntago wajya ushobora kuvuga nko ku kintu kibakora ngo ba bantu bitwa ko bari muri iryo torero bagusimbukane. Oya, hari abashyizeho urwo rufatiro barapfa baragenda, bamaze kugenda bo basize inyuma. Ubu babubatseho, bubatse ku bitabo banditse, bubatse ku buhanuzi bahanuye, bubatse ku biki, bubatse ku biki, noneho hari abandi nabo bariho kugera uyu munsi, ku buryo usanga itorero ryabo ntabwo ryubakiye kuri Kristo gusa. Ntabwo ibyo tubibwirwa nuko bamwita dadi cyangwa bamwita mami, bashobora no kuba batabimwita, ariko iryo dini ukabuzi ngo kanaka avuyeho, uramutse uvuze kuri kanaka umukuye muri iri dini, nta dini ryaba rigihari. Ngaho fata Buranamu mukure mu Baburanamu, harasigara iki se? Ku itorero ryubatse kuri Kristo no kuri Buranamu.
fata uwitwa Baha'u'llah umukure mu babahayi, harasigara iki se? Ku itorero ryubatse kuri Baha'u'llah wabo. Genda ureba ayo madini yose, noneho urebe nayo dufite uyu munsi. Ushobora kuraranganya amaso mu Rwanda ugatunga urutoki itorero rifite izina, ariko umuntu yahita akubwira ngo ni kwa kanaka. Kubera iki se? Kuko bashyizeho izindi mfatiro zitari Kristo gusa. Mu by'ukuri abo bantu usanga batangiye bameze nk'abafite umurimo w'ubwepiskopi, nk'uko tubona Pawulo ahugura Timoteyo kujya gushyira abepiskopi mu matorero, ariko bagera ahantu bafatwa n'umwuka Pawulo yarwanyaga cyane. Ajya kubwira Timoteyo gushyira abepiskopi mu matorero muri kondisiyo yamuhaye. Abo bantu bagombaga kuba atari abahindutse vuba, icya kabiri ari abantu kandi bakuru mu myaka, ngo kugira ngo badafatwa n'uwo mwuka wo kwikakaza bakagwa mu mutego ngo Satani yaguyemo, nabo bakagwa bakarimbuka. Muzasome ibyagombaga kuranga umwepiskopi muri Timoteyo wa mbere 3 ku murongo wa 6. Yagombaga kuba umuntu utikakaza, kugira ngo atagwa mu mutego w'ubwibone. Niba Imana yamuhaye kubwiriza neza, umwuka w'ubuhanuzi wamujeho, ngo agire ngo abaye urundi rufatiro rugiye kugendana na Kristo, ku buryo umuntu nabona hariya nyine azavuga ati ririya torero ni kwa kanaka. Oya bene data, twese turi imbata z'umwami umwe. Nta muntu wo mu bubata wo kuza kukubatisha ubundi bubata bwa kabiri ngo ubatwe na Kristo nawe akubate. Oya rwose. Iyo usomye mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa mbere, Pawulo abahugura kuri iki kintu. Abagalatiya yenda reka tuhasome twihuse. Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa mbere Pawulo arababwira ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ubundi bubata. Bene data, ko turi imbata za Kristo, ni iki cyatuma twinjira no mu nyigisho zitubohesha ubundi bubata, ukajya kubohwa n'ububata bw'amategeko y'undi muntu aza yiyongera ku mategeko y'umwuka ya Kristo, mbese ukamera nk'umuntu uri mu bubata? Ntago tugomba kugira guterana kwera, tukagira uburyo duteranamo, ariko nk'abavandimwe muri Kristo Yesu. Nk'abantu uzasome uburyo Pawulo yahuguraga itorero ry'i Korinto, yarababwiraga ngo nuko iyo muteranye bigenda biti, ngo umwe muri mwe ngo ahawe igihimbano cy'umwuka, undi ahawe ijambo ry'ubuhanuzi, undi agahabwa iki, kubera ko twese turi ingingo z'umubiri umwe, kandi buri wese muri twe yahawe ikimugaragazaho uwo mwuka. Hari igitabo nakunze cyane, uzabishobora azagisome, ni igitabo cyitwa Le Christianisme Paganisé. Harimo titre ivuga ku bapasteri, ikavuga uburyo les pasteurs, apana abapasteri komutera, ahubwo iyo fonction y'ubupasteri yinjiye muri Eglise Paganisé, uburyo yibye ministeri zose abandi bantu bagombaga gukoreramo. Izimya abahanuzi, izimya ababwiriza butumwa bwiza, izimya abigisha, ipfukirana abantu bose. Hasigaraho umurimo umwe pastoral udafite aho uhuriye na ministeri y'umushumba hano muri Bibiliya nk'uko tuyibona. Rero ndumva ku kintu kijyanye na fathership, ni ibintu wabirebera nko kuri ba bantu mu gihe turimo. Ba bantu iyo utabyumvise kimwe nawe ku kantu kamwe, ahita akubwira ngo c'est ma vision, iyi ni vision yanjye, hano ni iwanjye, akabikubwira yeruye gutyo, kuko koko ni vision ye. Kristo ntakiri muri ibyo bintu. Ibintu birimo kwikakaza gutyo, haba habura umunota umwe ngo Kristo abitera umugongo abisohokemo. Hari igihe ureba ibintu biba mu nsengero zacu ukabona Kristo yinjiye aho koko aramutse ahaba, hari ibintu byaba bitagihari. Ntago mu nzu ya data ari mu iguriro. Ikizakwereka ko Kristo atahari nuko ubucuruzi buhabera bikemera. Ariko igihe yinjiye muri temple umunsi umwe gusa, agasanga bari kuhacururiza, yahise abyubika byose, numaragurukisha n'ubundi na hariya hinjiye ya masede yamena, bya bitabo bacuruza hariya kamena, kuko mu nzu ya data ntago ari iguriro. Ni ikikwereka rero insengero Kristo atakibamo, yamaze gutera umugongo, ariko haracyari ibyiringiro.
yuko twasubiza ibintu mu buryo, Kristo akongera kubahwa ahantu abana b'Imana bateranira. Iki kintu cya fellowship nagisoreza mu gitabo cy'Abefeso. Abefeso, reka dusome igice cya mbere, turasoma umurongo wa 22 n'uwa 23, twumve icyo Imana itubwira kuri chef de l'église. Nta wundi chef w'itorero ubaho utari Kristo. Haravuga ku murongo wa 22 ngo kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Kristo niwe mutwe wenyine. Niba itorero ari rimwe nk'uko Bibiliya itubwira, muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo itorero ni rimwe mu moko ataramwe. Iyo usomye ababepiskopi ukuntu babaga bameze, uko Bibiliya badekriva, wabonaga ahubwo bameze nk'abakorera aba bantu bahawe kubera abepiskopi. Icyo kintu cya fellowship ndabinginze nitujya kugikora, tujya twibuka ko umwami Yesu yatubwiye ngo ntihakagire umuntu wo mu isi mwita data, ntihakagire umuntu wo mu isi mu buryo bw'umwuka. Pawulo iteka tumubona avuga ku bana be, ariko nta na rimwe uzasanga atubwira ko abo yitaga abana be yabyaje ubutumwa bwiza, kuko mu buryo bw'ubutumwa turabyara, ariko tubyarira Imana. Ntabwo twibyarira twebwe ngo ujye undeba unyite mami, urebe uri umwite dadi. Oya, icyo Kristo cyo yarakitwihanangirije. Aratubwira ngo ntihazagire undi muntu wo mu isi mwita so, kuko so muramuzi n'umwe gusa. Ariko bya bintu byose wavuga ngo bariteri basohotse muri kiliziya bahunga, byaranze bikurikira idini, byaranze biradukurikira, kuko iyo usomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe 18 batubwira kuri maraya ukomeye. Uriya maraya ukomeye we arasobanuka, uzashyire muri Google wandike The City on the Seven Hills, bazahita baguha uwo mujyi, uzabona imisozi 7 maraya atuyeho. Ariko tukibagirwa ko maraya yarabyaye, kandi yagiye abyara abana basa nawe. Mu nzoga z'ubukubaganyi bwe, mu nzoga z'ubusambanyi bwe, yagiye abyara hirya no hino arabyara, kandi noneho ibyo yabyaye bisa nawe. Bya bindi yagiye, bya bindi abambere basohotse bahunga, hagiye nyuma havuka abana basa n'uwababyaye. Ariko munyemerere tugume ku rufatiro ari rwo Kristo. Reka icyo ngicyo tugisoze, tujye ku nyigisho ya kabiri y'abadayimoni, kandi nayo ikomeye cyane muri iyi minsi kuko ikomezwa n'imyuka iyobya. Iyo nyigisho ya kabiri nayise l'humanisme. Ntabwo ari ryo wayibyise Plato, niko yitwa, ni doctrine yitwa humanisme. Iyi doctrine yitwa humanisme ni inyigisho zifata umuntu zikamuplasa au centre y'ubutumwa bwiza. Nkunda kuvuga ngo iki gitabo cyaratwandikiwe, ariko si twe cyanditseho. Iki gitabo cyanditse kuri Kristo Yesu. Kuva mu itangiriro kugera mu Byahishuwe batubwiramo Kristo Yesu. Iki gitabo twacyandikiwe kugira ngo tumumenye, tumuhishurirwe, tumenye ubunini bwe, tumenye ubugari bwe, tumenye uburebure bwe. Bavuga ngo uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo. Iki gitabo nicyo kudufasha kumva Kristo. Ariko humanisme yo yaraje ikuramo Kristo iterekamo umuntu, ku buryo uzafata Bibiliya ugiye kwirebamo gusa. Iki gitabo cyandikiwe umuntu ngo ahishurirwe Imana, kuko ihamya iyi Bibiliya nta kindi ihamya. Nta gihamya umuntu, nta gihamya abo turi bo, nta gihamya ibyo dushoboye, ihamya icyo Kristo ashoboreye muri twe. Kubera ko Bibiliya iravuga ngo umuntu niyibwira ko hari icyo ari cyo kandi nta cyo ari cyo, humanisme rero ni ikikora, iza kukubwira ko hari icyo uri cyo. Wibuke Satani yibwira ko hari icyo ari cyo, haburaga gato gusa Imana yahise imumanura. Uzasome igitabo cya Yesaya 14, uzabona ukuntu Imana yamumanuye nabi cyane. Ngo uraguye ugeze hasi wanyenyeriwe, ngo wumvaga ko uzakuza intebe yawe ukayigeza hejuru. Ariko icyo kintu ni ikintu iteka kibanziriza kuba umuntu agiye kugwa. Izi nyigisho rero zitwa humanisme zo ni inyigisho iteka zigendereye kunyeganyeza amarangamutima y'umuntu.
ubundi iyo usomye Bibiliya Pawulo yajyaga yandikira abantu akababwira ngo mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu birarindwe. Rero ubundi Pawulo niwe muntu mu gitabo cy'Abaroma yasobanuye cyane umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere. Umuntu wa kamere iteka agaburira ubugingo, ariko umuntu w'umwuka iteka agaburira umwuka. Iyo ugaburira ubugingo kubera ko kamere yawe ituye muri ame yawe, mu bugingo bwawe, kamere irakubyukana ikaguhagurukana ikakugigira ku buryo utayirusha imbaraga. Ariko iyo ugaburira umwuka cyane, umwuka arakura akazamuka akajya hejuru y'ubugingo akabutwikira akabudomina. Ubugingo kamere yagishaka gusohoka igakubita ku mwuka, umwuka akayimanura akayiturisha. Ariko dore iyo ugaburira kamere bihinduka gutya, umwuka yashaka kuvuga kamere igapfuka. Ijambo niryo ritubwira ngo mwirinde kugira ngo mutababaza umwuka wera wabashyiriweho kuba ikimenyetso. Uyu mwuka rero nta kundi tumubabaza, nuko tugaburira kamere cyane igakura, noneho ugasanga umwuka wacu yarazimye nta jambo kigira. Wibuke ko Imana muri Edeni yaremye umuntu irangije iramwuzuza, irangije ngo imuhumekeramo umwuka wayo, ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Itaraduhumekeramo umwuka wayo twaraho turi ubugingo ariko bupfuye. Umwuka wayo niwo utuma uyu munsi dufite conscience, niwo utuma uyu munsi n'umuntu udakijijwe ashobora kumva hari ibintu atakora, kuko yahumekewemo umwuka utanga ubugingo kugira ngo ahinduke ubugingo buzima. Bwa bugingo buzima rero bumaze gukora icyaha, byabaye ngombwa ko muri wa mwuka Imana yaremeye mu muntu yoherezamo umwuka wayo kugira ngo abashe gutwikira ya kamere, kuko kamere ntipfa. Kamere ntagipfa, ahubwo iteka ugenda urwana nayo. Tuzagenda turwana na kamere kugera tugeze hari igihe kigera yenda ka kamere runaka ukakanesha, ukumva ko wamaze kuneshesha ikibi cyiza. Ni nako ijambo ry'Imana ritubwira, mu muntu hahoramo intambara y'ikibi n'icyiza. Hari igihe rero kigera Imana ikakugirira ubuntu, hamwe no guhora urwana na kamere runaka ukagera ahantu ukumva ya kamere yaracubye pe, ukumva ya kamere yarashize pe, umwuka yarayidominiye. Ariko rero izi nyigisho za imanisme zo ni inyigisho aho kugira ngo zigaburire umwuka ngo akure adomine ubugingo, ahubwo zigaburira ubugingo bugakura bugacubya umwuka. Ku buryo ni inyigisho Satani yazanye mu buryo bw'uburiganya bukomeye cyane. Iyo zirimo zigishwa abantu baba bashyushye, amena nyinshi, amashyi, noneho uburyo uri kuzibwiriza nawe ashaka kubanyeganyeza. Niyo mutanyeganyeze arakubwira ati munsunikire, munshugusirize, nafashwe kuki sadafashwe. Harimo abadayimoni. Kubera iki? Arashaka kubona amarangamutima yanyu yashyushye yatogose, kuko nicyo izi nyigisho zigamije. Reka dusome iri jambo riri mu Baheburayo. Abaheburayo turasoma igice cya 4 umurongo wa 12. Ijambo riravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugera ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Iri jambo ndisomeye ikintu cyo kugira ngo wowe w'umukristo ubashe kumva impamvu y'intambara iba muri wowe. Igihe tutarakizwa, umwuka n'ubugingo biba byarabaye umwe, byarafatanye. Ariko ijambo ry'Imana ryaza rikaza nk'inkota ityaye, rikagabanya ubugingo bukajya ukwabwo, umwuka ukajya ukwabwo, ahubwo bigasigara ari ibintu bibiri bihanganye. Ya ntambara y'umwuka na kamere bigahora muri wowe birwana. Noneho rero iyo bimaze kugabana, uba ukeneye wowe wavutse ubwa kabiri inyigisho zigaburira umwuka wawe kugira ngo umwuka adomine kamere. Apana inyigisho zihora zizamura kamere yawe zikumvisha ko hari icyo uri cyo, hari icyo ushoboye. Mu by'ukuri izi ni inyigisho zibyutsa irari ry'iby'isi, zikabyutsa irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo. Iyo usomye mu gitabo cya Yohana wa mbere, hari amagambo bavuga. Yohana wa mbere 2:16 baravuga ngo kuko ibiri mu isi byose ari irari ry'iby'isi, ari irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri Data wa twese.
none se wowe inyigisho zose turi guhabwa buri cyumweru ni inyigisho zitubwira inzu nziza naguze, imodoka nziza naguze. Ibi nkunda kuvuga ngo dukwiye kumenya gutandukanya igihe cy'ubuhamya n'igihe cy'ijambo ry'Imana. Niba uje kwicara nka porte parole de la parole de Dieu, ntabwo uje kutubwira wowe, uje kutubwira Imana. Ngaho rero ufata igitabo cy'Imana, ubumbura igitabo data yandikishije, utubwire ibyanditse muri cyo kugira ngo bihindure ubuzima bwacu. Naho niba umwanya baguhaye wo kwigisha, wo kubwiriza, ugiye kuwumara utubwira ibyo wagezeho, yo ndashima Imana, Imana yampaye inzu, ubu ngubu mfite inzu ya etaje, njyewe wahoze iwacu tuba mu mwobo, none ubu uru etaje. Urumva umuntu utarakizwa uri mwaho, ugiye gukirizwa muri ubwo butumwa buvuga etaje. Ubu njyewe mfite umugore wakataraboneka, umugore wanjye yahise bose barakebuka. Njya mbibona mu rusengero hameze nk'ahasigaye habera kompetisiyo zo kwerekana ibyiza Imana yaduhaye, bikaza mu buryo buri subtile ku buryo umuntu atarabukwa, mu by'ukuri bimeze nk'ubuhamya ariko bitari mu mwanya w'ubuhamya, bishaka kutwiba wa mwanya dukoresha tugaburira umwuka. Ibyo bintu rero bigira biti, umuntu araje ababwiye urumodoka rwiza Imana yamuhaye, abantu bose bari aho barasohokana amatsiko yo kureba iyo modoka, dore ko nawe aba yaberetse imfunguzo ati musohoke nidusohoka rwose muyirebe iparitse aha n'aha. Buri muntu wese asohoka afite amatsiko yo kureba iyo modoka. Icyo kintu yamara kugikubita amaso kikabyara muri we irari ry'amaso, ryarari ry'amaso rikabyara muri we irari ry'iby'isi. Ntabwo akiri gutekereza ku Mana yeza, ku Mana itanga ubugingo, ku Mana yatanze umwana wayo kugira ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo buhoraho. Arimo aratekereza ku Mana itanga urumodoka, urumodoka ikaruha n'abantu batize, urumodoka ikaruha n'abantu batari basobanutse. Icyo kintu cyakwinjira muri wowe, uri umwana w'umukobwa nta bushobozi ufite, ariko ryarari riratwita rikagera ahantu rikubyarana icyaha, ukumva ntabwo uzasigara ari wowe wenyine uza gusenga n'amaguru, ukumva ntabwo uzasigara ari wowe wenyine uza kurepeta ku kamoto, wapi ntibivamo. Ukagenda noneho par tous les moyens nawe ugashaka uburyo. Izi nyigisho hari ikintu zabyaye gikomeye cyane, cy'ubuyobe bukomeye cyane cyane. Ndibuze kuvuga yenda mushobora no kumva namwe hari aho mubuzi, ndaza kubuvuga ngeze ku nyigisho ya 5. Ariko ibi bintu byo gukundisha abantu isi cyane byagiye bibyara ubundi buyobe bugiye bukomeye. Bene data ni wumva centre y'ikibwirizwa yabaye umuntu kuva aho gitangirira kugera aho kirangirira, ujye umenya ko Kristo atari muri ibyo bintu. Ni imanisme mugafata iminsi 40 yo gusenga, murasengera ibintu gusa muzasiga inaha. Iminsi 40 igashira murimo musengera irari ry'amaso, irari ry'iby'isi no kwibona ku by'ubu bugingo. Iminsi 40, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ibisa bityo ntabwo bituruka kuri data wa twese. Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibisigaye muzabyongerwa. Kubera iki se? Ibisigaye tubihabwa kuko ari ibikoresho by'umurimo. Ibisigaye tubihabwa kuko twashyize umutima ku biri hejuru mu ijuru, Imana ikaduha ibituma dusohoza umuhamagaro wacu. Ariko ntabwo tubanza ngo dushake ibisigaye ubwami bw'Imana buzaze bubikurikiye, ntabwo bibaho. Muri izi nyigisho za imanisme hajya habamo ijambo rivuga ngo iyo wababariye mu isi ntushobora no kuragwa ijuru. Ibyo bintu ni ubuyobe bukomeye cyane. Uzasoma Intwari zo Kwizera mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11, bageze ahantu baba bakene ngo bakajya bazerera mu bihanamanga, bakarara mu masenga, ngo bakagenda bambaye impu z'inyamaswa kuko batari bakibasha no kwiyambika ubwabo. Ijambo rikavuga ngo niba mufite ibyo kurya n'imyambaro bibahagije munyurwe nabyo, ariko kubera ko baduteye n'irari ry'amaso n'iry'iby'isi no kwibona ku by'ubu bugingo kandi bakariduterera amahera, twararyenkarimye twumva ko ari uko bigomba kugenda. Imana idutabare, Imana idufashe. Yewe Yesu we, icyamukanyumva, icyamukumvira umuntu wese wakiriye inyigisho za imanisme, buri muntu akongera agasubira ku rufatiro ari rwo Kristo Yesu, kuko nta rundi rufatiro rubasha gushyirwaho.
atari urwashyizweho, kandi urwashyizweho ni wowe. ngo mu biriho byose nta kitararemwe nawe. Ariko mwami, hari igihe imitima yacu irundumukira mu byo waremye, bigatuma dusa n'abaguteye umugongo, abakora ibisa bityo mwami. Ijambo ryawe rirambwira ngo abo n'imva zirangaye, ngo abo ngabo n'abanzi b'umusaraba. Ariko abo banzi b'umusaraba binjiye rwihereranwa mu itorero, batuma benshi batera umusaraba umugongo. Aho watubwiye ngo ushaka kugukurikira ngo yikorere umusaraba wagukurikire, ariko bo basumye abantu bafashe imisaraba hasi. Mwami wanjye, icyamuka twibutse iby'aka gakiza, icyamuka twibutse iby'uru rugendo, icyampa mwami Imana umugeni wawe ukongera ukamutunganya kandi ukamutandukanya na bene izi nyigisho mwami wanjye zimuhindura umwanzi w'umusaraba. Oh haleluya, haleluya. Ya, reka rero dusoreza ahangaha, ndabona byaba birebire ngiye kuzinyuramo zose. Imana nidushoboza ejo tuzakomeza, hanyuma tuvuge ku zindi nyigisho z'ubuyobe zisigaye. Harimo legalisme, harimo ubuntu butangaje, hari indi yitwa paradisme. Impamvu nifuza ko tuzinyuramo nuko izi zose zifite imizi muri kabare, nituzumva bizadushoboza kumva kabare. Tuzareba okiritisme mu rusengero n'ibindi. Ndabona kamera yanjye intengushye, nsigaje amasegonda 10 gusa, ntago twabasha kuyasengamo, ariko umwami Imana agumane namwe. Naho ubutaha, murakoze. Yesu nifuza kubimishurira.